ndashaka kubabwira mwese mwaje gusenga iby'ingenzi Imana yarabikoze. Niba mutazibyizera muzahora murwana intambara mutazi yoziva. Nukureka mbahitangazo mu mwarashize. Abagore bo mu Rwanda Imana ibandindire. Ibarinde kwambara mu buryo butanga ubutumwa butari ngombwa. Uwegeranye n'umudama murebe ariko ntamubwira ijambo na rimwe. Umurebe mu maso kugira ngo umwuka waramufashe kubitahana. Mu bintu ngira inama abakristo buriya gukundana ni itegeko ry'Imana, utegetswe gukunda umuntu wese. Ariko kubana na amahitamo. Hari umuntu bana nawe uko muhuye uko mutandukanye ukihana ibyaha nk'ibihumbi 2. Utarebye neza n'utuvuta twari dusigaye azatumena. Ariko reba umuntu uhura nawe mwatandukana ukumva ufite ibyaha nka 200 byo kwihana. Imana mbabare umujinya, Imana mbabare matiku, Imana mbabare urwango, Imana mbabarire, ndumva doze yirari yazamutse, ndumva mfite ubuhehesi, Imana inyugunyuze. None ugasanga byose byavuye ku muntu. Ukwiye kumukunda ariko ntukwiye kubana nawe. Nikorera mu rusaku igira igihe cyayo. Mwituza no mu byiringiro n'Imana ikorera, ntabwo Imana ikorera mu rusaku no mu kajagari. Imana yagambiriye gukora. Nubwo bavuga amagambo menshi, ufite jimbiri jigo, ibirenge bihengamye, uracyafite imyate yo mu cyaro, Imana yabigambiriye igahaguruka. Nta wakiyobya irakigayidingira kiyobora ikugeza kibugezeho. Ndashimira Imana ko ari ibintu Imana yakoze mu buzima bwacu, twabibyazamo imbaraga zihirika n'ibindi bihagaze imbere yacu, kuko biroroheje ukurikije ibyo Imana yakoze. Hano nigeze kwibabwira ko ndabisubiramo. Ntimukirukana abadayimoni nk'abasirimu. Wenda kwirukanye mwize kati. Wenda kwirukanye ngo genda glory to God. Gera mwene so ngo uwo mwiryo ureke. Ntabwo dayimoni yagenda bamwirukana nk'ikijuru. Kumwirukana bisaba gushirika ubute kuko n'umujura w'ingufu. Kandi mu ruhande rwawe nturi wenyine, uri kumwe n'Imana. Mundebe hano mbivuge nihuse. Nubanira Imana neza, hari ibintu bigira nko muri 5 bishobora kuzakubaho. Ngiye guhanura rero mukanguke mwakira ubuhanuzi. Ubu ngiye guhanura. Ndatangiye kandi. Dusome ijambo ry'Imana. Igitabo cya mbere cya Samweli mu bice 16. Tugiye gusoma duhere ku murongo wa 11 tugeze ku murongo wa 13. Igitabo cya mbere cya Samweli bice 16 murongo wa 11 ndageza ku murongo wa 13. Niho tugiye gutangirira dusoma. Hanyuma kubo tutaziranye bamvuze, nitwa Yohani Paulo Habumuremyi, ndi umukristo w'inyarugenge, aho umugabo wa Devota, dufitanye abana 3. Dusome ijambo ry'Imana. 11. Samweli abaza Yesaya ati, abana bawe bose naba? Aramusubiza ati, hasigaye umuhererezi ariko aragiye intama. Samweli abwira Yesaya ati, mutumire bamuzane kuko tutari bujye kurya ataraza. Nuko aramutumira amujyana mu nzu. Yari umuhungu w'inzobe ufite uburanga kandi w'igikundiro. Uwiteka aravuga ati, murumva ko Uwiteka bisabye Uwiteka kumusobanura. Turi kumwe? Uwiteka aravuga ati, haguruka umusukeho amavuta niwe uwo. Samweli ahera ko yenda ihembe ry'amavuta ayamusukiraho imbere y'abakuru be. Uhereye ubwo umwuka w'Uwiteka akageza kuri Dawidi cyane. Nuko Samweli arahaguruka asubira i Rama. Imana itugirire neza. Ubutumwa bwiza ko bwanditswe na Yohana mu bice 14. Ubutumwa bwiza ko bwanditswe na Yohana, muharebe mwitonze, tugiye guhasoma umurongo umwe, umurongo wa 23. Yohana bice byaho 14 umurongo waho wa 23. Dusome mu izina rya Yesu. Yesu aramusubiza ati, umuntu nta nkunda azitondera ijambo ryande ryanjye, na data azamukunda, tuzaza aho ari tugumane nawe. Tuvuge ngo amen. Nakongera ngasubiramo ko aya magambo aryoshye. Haravuze ngo Yesu aramusubiza ati, umuntu nta nkunda azitondera ijambo ryanjye, na data azamukunda, tuzaza aho ari tugumane nawe. Amen. Ndashimira Yesu ko amuhaye uburyo bwiza bwo kugaruka ikabuga.
Imana irakoze. Nkunda kubibwira abantu bose mpuye nabo, ntabwo dukorera Imana kubera ko yananiwe gukora ibyo dukora. Imana ifite imbaraga zo kubwiriza neza, Imana ifite imbaraga zo kurondora kandi uwo yarondoye ntiyayikwepa. Imana ifite imbaraga zo kwiririmbira kandi neza. Muri Yesaya 45:5 Imana iririmbira ikavuga ngo ni ngewe Uwiteka, nta yindi Imana ibaho uretse njye. Iyo rero Imana iduhamagaye dukwiye gucishwa bugufi kubera ko ibitwegereje serivisi z'ubugiraneza. Ntabwo ari ibyungukiramo kurenza uko tubyungukiramo, kuko mu kirere cyitwa gukorera Imana tuhungukira ibintu byinshi. Ndabishimira Yesu rero arakoze kubera ko angiriye icyizere gikomeye. Amen. Twongere nanone amen. Tugiye kuganira ijambo umwuka wera yampaye. Ntabwo ari ibintu nateguye igihe kinini, ni amagambo umwuka wera yampaye, kandi yaje yiruka ameze nka express. Kandi ibintu bije byiruka bimeze nka express biba ari ubutumwa bugenewe umuntu runaka. Imana rero iduha umutima wo kubyakira mu izina rya Yesu. Kubera ko hari ibintu bibiri nshaka gusobanura, mu ndebe hano bibabwire. Hari igihe umuntu ahagarara hano akavuga akabwiriza, ariko ntababwiye umuntu uri mu iteraniro, ahubwo Imana ikabimukoresheje kwibwira. Murabizi ko nabyo bibaho. Ubu rero ngiye kuvuga ibintu bikomeye Imana yampaye kuvuga, ariko nanjye Imana irankuriramo ibyanjye. Mu yandi magambo turaza kugabanira imbere y'Imana. Imana ihabwa icyubahiro. Tugiye kuganira ijambo rivuga kubanira Imana neza. Kubanira Imana neza nicyo tugiye kuganira mu mwanya mutoya. Kubanira Imana neza. Dawidi dusomye mu ijambo ry'Imana, ubuzima bwe bwaciye ahantu hatandukanye kandi hagoye cyane. Hagoye cyane. Iyo usomye Bibiliya, ahantu Dawidi yaciye, impamvu nsobanura ngo hari hagoye nuko hari urupfu. Icyo ni cyambere. Icya kabiri, hari uguseba cyangwa kumwara cyangwa gukorwa n'isoni. Mu makorosi y'ubuzima yaciyemo, yaciye ahantu hari igisebo, hari n'ikimwaro. Muriho muranyumva? Yaciye ahantu ashobora no kuriganwa. Twanabisomye mu ijambo ry'Imana, ndaza kubigarukaho. Ku buryo rwose yaciye ahantu ashobora kuriganwa, kandi abagomba kumuriganya bari bafite ibimenyetso bifatika bigaragaza yuko ibyo bintu bitareba Dawidi. Muriho muranyumva? Yanaciye n'ahantu yashoboraga kugwa mu bintu by'ibisimu, mu bintu by'ibyobo. Numvishe mushiki wacu yabivuze, kubera ko yabaye mu mashyamba, aba mu bivumo, nibwo ubuzima bwagiye bumwerekeza. Muriho muranyumva? Ariko iyo usomye Bibiliya usanga hari ikintu kimwe cyonyine cyatumye ibi bintu byose nsomye cyangwa mvuze bitamubaho. Nuko Uwiteka yari kumwe nawe. Murahari ngo tuganire noneho? Mutangiye kunyumva? Ikintu kimwe cyamurokoye urupfu, kimurokora guseba, kimurokora kugwa mu bisimu, kimurokora kuribwa n'inyamaswa zo mu ishyamba, kimurokora amacumu ya Sawuli. Ibyo ndabizi ko mwagiye mubisoma. Ntabwo ari uko Dawidi yari azi kuzibukira, nta nubwo yari umuhanga cyane, nta nubwo yari umusirikare wakoze ikosi riremereye, ahubwo nuko Uwiteka yari kumwe nawe. Tuvuge ngo amen. Kandi ibintu byanshimishije mu ndebe hano bibabwire, Dawidi ari mu bantu baguye Imana neza ku kigero Imana imuvuga adahari. Imana ikajya imuvuga mu materaniro atatuwemo atazi nuko yabayeho, ariko uyu mugabo yari yaraguye Imana neza. Sinzi niba muri kunyumva. Mwibuke igihe Sawuli yari yakoze amakosa, yakoze yari yihutiye gutamba ibitambo atabyemerewe kubera ko yarasumbirijwe n'ingabo z'Abafilisitiya. Samweli ahageze yaravuze ngo Imana imaze kwishakira undi ufite umutima umeze nk'uko ushaka. Mbibutse ko ngo yari Dawidi, ariko nubwo Imana imuvuga, Dawidi awuna nta n'amakuru afite, yibereye mu ishyamba, ntazi ikintu kiri kuba, ariko ubuzima banyemo n'Imana mu ishyamba bwaguye Imana neza, ku buryo aho Sawuli na Samweli bateraniye Imana imuvugamo, imuzana muri dosiye, imuzana kuri gahunda y'umunsi. Haleluya, haleluya.
Bibiliya igaragaza ko yari afite ibintu birindwi, ndaje mbivugaho umwanya mutoya. Yari umucuranzi w'umuhanga, icyo ni cyambere. Yari umugabo w'imbaraga, yari intwari, yari umurwanyi, yitondaga mu byo avuga, yari umuntu w'igikundiro. Ariko ibyo byose nsomye ku mucuranzi w'umuhanga, indwanyi, intwari, byose byari biteretse ku ijambo rimwe rivuga ngo Uwiteka ari kumwe nawe. Amen. Haleluya. Uzi ko mfashijwe? Umuntu ashobora kuba umucuranzi w'umuhanga akabwahagirana. Reka mbisubire mu mwumva. Umuntu ashobora kuba umugabo w'imbaraga akagira pinya akabwahagirana. Umuntu ashobora kuba intwari bakanabimwitirira akagira mu gihe akabwahagirana. Muriho muranyumva? Umuntu ashobora kuba umurwanyi akaba bizwi ariko akagira mu gihe imyaka n'ubuzima bigatuma bwahagirana, cyangwa agahura n'izindi ndwanyi zimurenze. Muriho muranyumva? Umuntu ashobora kuba yitonda mu byo avuga ariko akabwahagirana, bakajya bamureba mu bujeberi no kuba ari umuntu ujebetse, kuba ati atakunda kuvuga ko batarajebetse, ntazi kwirwanaho, ntashabutse, uriya yavutse mu banyuma iwabo. Muriho muranyumva? Umuntu ashobora kuba umuntu w'igikundiro, abantu bakamukunda bakamurebamo inyungu gusa, ariko ntihagire ikintu na kimwe bakora mu buzima bwe. Ariko ibi bintu byose nubwo abifite biteretse ku ijambo rimwe ngo Uwiteka bari kumwe. Mu yandi magambo, kuba Uwiteka bari kumwe nibyo bihesha agaciro ibi byose nsomye. Haleluya. Haleluya. Biri muri Samweli wa mbere 16:18. Muzahasome nimugera mu rugo. Imana ihabwa icyubahiro. Rero murumva ko Uwiteka ari kumwe nawe, ako mukabike mu mutwe. Yesu ashimwe. Mbibutse bimwe mu bihebye byantunguye cyane bikantera ubwoba, bigatuma niga aya magambo yitwa kubanira Imana neza. Mwibuke ko ubuzima bwa Dawidi dutangira kubusoma muri Bibiliya yibereye mu ishyamba. Kandi iri shyamba ribamo ibintu bibiri bikunda inyama. Harimo intare, hakabamo n'idubu. Muriho muranyumva? Natangaye isaha n'isaha byari kumugira amafunguro. Yari kuba breakfast n'ukuri. Ariko y'Amana bari kumwe, ndashaka kubivuga nitonze kugira ngo munyumve. Y'Amana bari kumwe imuha ubushobozi kuri byo. Aho kugira ngo bimugireho ubutware, wabigireho ubutware. Anatanga na support. Kuko hari intama yorokoraga zamaze kugera mu kanwa k'intare no mu kanwa k'idubu. Haleluya. Mwibuka arimo atanga ubuhamya abwira Sawuli, yaramubwiye ngo ngewe ndagira inama za data, iyo zatewe n'idubu cyangwa intare ndasimbuka nkayicakira kanana, nkayivutagura, nkayambura umwana w'intama ngusubiza mu mukumbi. Aravuga ngo Imana yandokoye mu nzara z'intare niraza kudukiza uriya Mufilisti utarakebwe. Bivuga ngo imbaraga za Dawidi ntabwo ari ubuhanga, ntabwo ari ubumenyi, ntabwo ari experience, ni Imana bari kumwe. Mu yindi mvugo atandukanye n'Imana y'abarojyorojyo. Kambivuge nitonze kugira ngo bisome. Haleluya. Icya kabiri cyanshimishije umutima. Haleluya. Ubwo mu ishyamba nyine yarahavuye. Ni umunsi baza gutoranya umwami wabo, ni naho twasomye. Samweli yarahageze ngo yabonye abahungu bambaye neza. Ngo baratambuka. Harimo umuhungu w'imfura wo kwa Yesayi. We yari afite ibintu bitatu bimutera imbaraga zo kugira icyizere kari we rutoranye. Ni umwana w'imfura, yakoze ikose ya gisirikare, kandi bibutse ko kera ntago bapimaga mu mutwe, barebaga imbaraga ziri fizike. Urumva yari afite pinya, yari yarakoze ikose ashobora gutera icumu, ngo ahagurukana confidence. Arahaguruka atya. Mwibuke ko Dawidi nta nubwo bigeze bamutumira, ntari mu gitaramo, ariko nabikunze. Reka ne kubasindira mbere y'igihe, ariko nashaka kubabwira ijambo. Imana ye yari ihari, ntiyatumiwe, ariko Imana ye, kandi nicyo gihe. Haleluya. 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 Haleluya torero. Haleluya torero. Haleluya nanone. Umuhungu aratambuka n'imfura, yakoze ikose ya gisirikare na confidence, we rafite n'ikirere kirekire kijya kumera nk'icya Sawuli. Ni wa munsi wa mbere basomya Bibiliya muri hano, Samweli yavangiwe, ni nawo munsi wa nyuma. Ngo amurebye byonyine akoresheje icyo twita ibipimo by'amaso.
aravuga ati terebye umwami ndamubonye kwirirwa nyibaza ngo nyibwire ngo nuyu wamwemeje nkurikije ikirere nkurikije pinya nkurikije uko atambuka confidence ndemezanya nuko akwiye kuba umwana. Ariko Imana ya Dawidi iri mu materaniro iravuga ngo no ukoresheje ibipimo by'amaso biragaragara ko yaba umwana, ariko njyaho ugira ibindi bipimo yanditseho kugawa namugaye. Reka ne kubasinda, reka Imana imfashe, Imana imfashe rino teraniro rikunderanje. Haleluya, 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 haleluya. Imana irakoze, Imana irakoze. Yawe namugaye. Samweli aratangira kwikangamo, haza uwa kabiri, haza uwa gatatu, kugeza ku bahungu 7 ba Yesaya, ngo Imana bose irabagaye. Hatangiye rero umurimo wa ya Mana ya Dawidi. Nkunda kwigira igihe cyayo kitavanze n'ibindi bihe by'abantu. Ntabwo Imana ikorera mu kajagari, ntikorera mu kavuyo, ntikorera mu rusaku, igira igihe cyayo mwituza no mu byiringiro. Ni Imana ikorera, ntabwo Imana ikorera mu rusaku no mu kajagari. Imana igira igihe cyayo. Ngo ituma Samweli abaza Yesaya, aramubwira ngo nta wundi usigaye. Mbibutse ko ibyo bintu byose 100% biri gukorwa n'Imana ya Dawidi hari. Haleluya. Ngo arangije aravuga ngo harundi, ariko aragiye intama. Ni nko kuvuga ngo ntabwo akwiye gutumirwa ngo aboneke hano, kuko hari imihango bakoraga irimo kwihezura, gukaraba imbiribiri. Ibyo byose ntabyo muzi, muzabisoma muri Bibiliya, munakoresha n'izindi ndimi. Ibyo bintu byose no kwezwa ntacyo Dawidi yari yakoze. Muriho muranyumva? Aravuga ati arahari ariko ari mu ishyamba. Samweli Imana imukoreramo, iravuga ngo ntabwo turi bujye ku meza ku mafunguro ataraza. Ariko Imana ni igitangaza. Babwira akajambo, bari barariye menshi, ariko iry'uwo munsi reka ndekera aho ngaho. Bari barariye menshi, arangije ngo amutumaho, araza ntiyakarabye imbiribiri, aranukura ishyamba. Ariko ibyo bintu byose Imana ibifitiye ibisobanuro. Uko kumererwa nabi kose Imana igufitiye iki? Ibisobanuro. Niyo yahamushize ngo itoze umutima we azarwane kuri Isiraheli igihe Sawuli abatabishoboye. Muriho muranyumva? Bibiliya iravuga ngo ahageze byasabye Imana kumusobanura. Samweli yaramurebye aravangirwa, aravuga niwe. Yarafite ikirere gihambaye, cyakora ari umusore w'inzobe w'igikundiro, uri attractive w'igikundiro, ariko amurebye aravuga ati Imana rero ndayikunda. Irazira bikurikirana kugeza ku ndunduro, we nahari ariko Imana iremera kurikirana. Iramubwira ngo musukeho amavuta ni uwo. Niyo kubwira ngo ntutegereze undi, we nta urumva, ntutegereze undi, musukeho amavuta ni uwo. Ndashaka kubabaza utubazo tworoshye nka tubiri. Akambere, uwo munsi ninde wariye mu bambere? Icyo si icyambere. Icya kabiri, bakuru be ntibamuhaye felicitation, ntibamushimiye. Imana ni igitangaza. Icya gatatu ndashaka kubivuga nihuta. Yesu ashimwe. Haleluya, haleluya. Ahangaha harimo isomo rivuga ngo igihe cyo gukora kw'Imana ku muntu wayo irwanira igisubizo cye kugeza kimugeze mu maboko. Nta muntu ushobora kukiyobya, nta systeme, nta mikorere y'ubujura yakiyobya. Imana yagambiriye gukora. Nubwo bavuga amagambo menshi, ufite jimbiri jigo, ibirenge bihengamye, uracyafite imyate yo mu cyaro, Imana yabigambiriye igahaguruka. Nta wakiyobya, irakigayidinga, irakiyobora ikugeza kibugezeho. Ngiye Imana twaje gusenga. Haleluya. Niyo twasoreza tugasenga, ibi birakomeye byonyine. Yesu ashimwe. Haleluya, haleluya, haleluya. Ikorosi bya gatatu ni umunsi yahagaze imbere y'icyasebeje benshi, agitangariza ko arakica. Cyari kimaze iminsi 40, ubwo murakibutse, n'amajoro 40 kivuga ngo haha umuntu turwane ndabasuzuguye. Sinzi hano niba narabibabwiye, hari amagambo atatu.
hari agasuzuguro, hari agasomborotso, hari n'akanyaro. Hari igihe umuntu agusuzugura agakabya bigahinduka akanyaro. Yari yabasuzugura, reba gusuzugura ingabo izirwanira ku mafarashi, iziganira ku magare y'ibyuma, izirwanira mu butaka zicukura imyobo zikayinyuramo. Reba gusuzugura inteko, abakomando bose, abarwana bose ukabasuzugura ukavuga uti nkeneye umuntu turwana nanyica. Ngo baramureba akabona ikirere cye bakagira ubwoba, ariko muvuga ngo nta cyari kirimo. Haza umwana ubana n'Imana. Rero wayibonye mu ishyamba ririmo ikirenze Goliyati. Ndashimira Imana ko ari ibintu Imana yakoze mu buzima bwacu, twabibyazamo imbaraga zihirika n'ibindi bihagaze imbere yacu, kuko biroroheje ukurikije ibyo Imana yakoze. Mundi abantu babwire, ndashaka kubabwira mwese mwaje gusenga iby'ingenzi Imana yarabikoze. Babwire iby'ingenzi Imana yakoze. Ngiye kubavangariga murebe hano. Ndashaka kubabwira yuko iby'ingenzi Imana yabikoze. Mu mujyi barakubwira ngo iyo ukeneye kubaho neza ukora siporo, ukanywa amazi y'amaritiro munywa, warangiza ugakora iki? Ukarya imboga n'imbuto. Ariko Imana niyo yanzura kubaho. Imana niyo ifata umwanzuro ngo Jean Paul Ramu uragera mu gitondo nkagera mu gitondo. Hari umuntu ushaka kuba yariye isogo n'isogera akabivanga n'imbwija, agashyiramo isombe, agashyiramo onja, akavangavanga n'umutuku n'umukara, agashyiramo amakorora, ariko ntaramuke. Ariko Imana yanzuye ngo urabyuka. Bivuga rero ngo ufite igishoro Imana yaheraho igakora ibintu bikomeye. Icy'ingenzi uragifite. Haleluya. Hano harimo abantu bashonje, reka mbibavaneho. Ikikwereka ko uzarya nuko apeti hari. Uri mu bantu rero biteguye. Iby'ingenzi Imana yarabikoze. Nta rubanza Imana ifite. Nyaganyeza mwene se umubwira ngo nta rubanza Imana ifite, iby'ingenzi yarabikoze. Haleluya. Reka ne kubasindira ngaruke. Umugabo akomeza gutera ubwoba. Haza umuhungu wiviriye mu ishyamba atazanywe na gahunda yo ku rugamba, ariko wabonye Imana mu ishyamba, atari ibyo kubibwirwa, we yarayibonye n'amaso ye. Haleluya. Araza hageze ngo abona abagabo batangiye kwihinda n'ubwoba. Harabaza ati habaye iki? Baramubwira bati erega dufite umugabo utumereye iminsi 40. Aravuga tapu, ndamwitegereje mbona uriya namwica. Uriya mbona namwica. Ariko Mana bateye ubwoba bano bantu. Arangije Bibiliya iravuga ngo baramubwira bati bamusobanura uwari, baramubwira ngo yamenyereye intambara. Mundabe hano abahanga mu bya archaeology, mu bijyanye no kubika ibimenyetso, basobanura ko Goliyati yari afite inzu ndangamurage yabikagamo amagufa y'abantu yishe akayacomokora muri bo. Donc yari afite ibimenyetso, yari afite ikintu cy'igiseve, voilà. Yari afite ikintu ibigwi biremereye kandi bifatika bigaragara. Dawidi nta bigwi na bitoya afite byamenyekanye muri rubanda, ariko imbere y'Imana ni pata na rugi. Imana yakora icyari cyo cyose ngo imurwaneho. Murabyibuke byabaye. Yatungutse imbere yaramubwira ati ariko sha wanteye gutyo wageze ngo ndimbwe. Kuki batakubwiye type yanjye? Kuki batakubwiye size yanjye? Asanga umwana w'umuhungu agirira Imana icyizere urugero rwose. Ntashobora gupfusha ubusa uburyo bwose Imana imuhaye. Kera Imana yigeze kuntiza kwizera ariko izakungarurira. Ndizera ngera ku rwego mbwira abadayimoni ndumva nashaka kurwana namwe, nkeneye so Satani. Nari maze iminsi nakira ubuhanuzi bubi gusa. Aho ngiye gusengera impanuka, Imana ikurinze, mbese bya bintu byose muzi bibi. Ngezaho numva ntangira mpamuka ngira ubwoba, nkavuga ntibirambaho. Ngezaho ndasenga numva ndatinyutse, ndavuga nti dayimoni mwese ntazagira wongera kugaruka, nyeneye Satani ngo duhangane. Rata ntacyo nanitwaje, ariko nari nzi ko Yesu ari mu ruhande rwanjye, kandi intambara zanjye zose ndwana nazo mwisi y'umwuka zararangiye. Mbayishurira ikintu, intambara zose turi kurwana nazo iyo umuntu ari kumwe n'Imana mwisi y'umwuka zararangiye, igisigaye ni igihe. Kuko intambara zikomeye zose Yesu yarazirangije, igisigaye ni igihe. Nukugira ngo kuremera ubuhamya, nukugira ngo kongeremo imbaraga,
nukugira ngo kubwira ngo nacyafite imbaraga, nukugira kubwira ngo nacyakomeye, nukugira ngo kubwire ngibihe byahinduka ariko simpinduka, nukugira kubwira ngo nacyakuzirikana. Intambara zose turwana nazo ntangarije hano zose zararangiye. Ntago mwabyumva. Yesu ashimwe. Umuhungu aramubwira ati wanteranye uducumu n'amacumu ariko nge guteye mu izina ry'Uwiteka Imana ya Isiraheli wasuzuguye. Uyu munsi rakungabiza nkwice nguci igihanga. Muri Isiraheli no mu isi yose baramenya ko Uwiteka ari we Mana. Barabimenye. Ikindi kugira ngo bisoze ntago byose mbivuga. Dawidi yimi ngoma yasanze Isiraheli ifite amahanga 8 yanga yirwanya. Hari Abafilistiya aribo banzi nimero ya mbere b'Abisiraheli, hari Abamoni, hari Abamowabu, Abasiriya, Abamareki, Abedomu, ndetse bakajya bakorana association zo kubarwanya. Ariko naratangaye kubera Imana nta kwase ya gisirikare yigeze akora ngo yarabarwanyije. Muzasome biriya mu gitabo cyo kungoma n'umubami ngo yarwanyije Abafilistiya arabacogoza abambura urufunguzo rw'umurwa. Nshaka nuko muzongera no kubona aho mukorera amanama. Asigara ufunze aravuga ati ndarufunze, asigara hakontorora ntaho bagira ho gukorera inama. Afata Abamoni arabacogoza, bamwe arabarokora arababwira ati mujye munzanira imisoro sha. Afata n'Abawoma abagenza gutyo, n'Abamareki abagenza gutyo. Afata n'Abedomu abagirira nabi. Kandi mumbabarire mbabwira ikintu gikomeye, iyo wiga amahanga yarwanije Abisiraheli uyasangana imyuka 8, ariko ndababwiramo nk'imyuka 2 ikomeye. Abamareki bari bafite umwuka mubi wo gucungana n'abanyantege nke bakabatema ibitsi. Mwibuke ko no mu rugendo rw'Abisiraheli bagiye bica abantu b'abasaza, ababyeyi bari kunda, uwatakaye niko mu gitabo cyo gutekwa kabiri bivuga, n'abagome bacungana n'umuntu naniwe bagatema ibitsi ku buryo amagufa ye bayamanika mu butayu. Ni nacyo cyatumye Imana ifata umwanzuro iravuga ngo nzamaraho kwibuka kwa Abamareki. Urumva ubugome bwabo, bo nibatera iteraniro nk'iri batera basigaye bananiwe bagatema ibitsi. Noneho andi mahanga akomeye mu ndebe hano nyababwire, kubera ko harimo abanyempano benshi, reka mabwire Abasiriya. Abasiriya bo ntibashaka abantu bose, barashaka umuntu umena amabanga y'imigambi mibi. Abanyempano muri hano mudiringa n'Umusiriya avuga ati ninde muntu wamenye amabanga yo mu rugo rwo kwa runaka, turamushaka. Kandi bagaba ibitero bya nijoro. Mwibuke igitero bagabye kwa Elisa, barabaje bati ninde muntu umena amabanga, bati ni Elisa tuyi Dotani. Urumva bazi kugenzura kugeza ku rwego bamenya naho utuye, ariko basanga Elisa ari mu mwuka. Mwari muzi ko nasomye Bibiliya Elisa ntabwo yararindiwe Dotani, fotokopi ikora umurimo niyo yari Dotani. Elisa ngo yararindiwe ku musozi utazi. Twebwe uyu munsi ntabwo turindirwa ahatazwe haramenyekanye, turindirwa muri Kristo mu ijuru mu buryo bw'umwuka. Reka neko basindira mana we. Haleluya, haleluya. Abadayimoni bashaka kuza kunshakira hano bagize ngo niho, ntabwo ari ho ndi. Njyawe nizera ijambo ry'Imana mu mbaraga. Ntabwo ndi hano. Uyu mubona ni fotokopi iri gutunganya inyungu z'ubwami. Jean-Paul wanyawe aharidiwe harazi, harizewe, nta muhaka, nta mujura, nta mugome wahagera, nta byo gushika, nta by'imbaraga z'abadayimoni. Ndindiwe muri Kristo mu ijuru mu buryo bw'umwuka. Murabyizera baririmbyi? Niba mutazibyizera muzahora murwana intambara mutazi yoziva. Nje nuko mbyizera. Niyo nsenze ndavuga nti ndagushimiye mwana. Iyi Imana iturindira ahantu hazwi bari kubamara. Ntabwo wakwirirwa imbere y'iri teraniro ingana gutya ngo ntibakwangize. Wataha warwaye igifu bakigize kirekire, cyangwa baguteye ikibyimba cyo mu bwonko gitunguka mu kanwa, cyangwa bakuvangavanze amagufa atafatanye, ariko impamvu bitadufataniye bitapashese bakwatakira hano ariko utari hano. Kandi umugabo turindiwemo arakomeye. Nimuzi uko Paulo yabivuze, yaravuze ngo namwe yarabasuye. Abefeso 2, mwebwe bari bapfuye muzi ibyaha n'ibicumuro. Aravuga ngo kuko Imana ari umutunzi imbabazi yabahinduranye bazima na Kristo, irangije tuzurana nawe turi muri Kristo mu buryo bw'umwuka, iratuzamukana turi muri Kristo mu buryo bw'umwuka iruhande rw'Imana Data. Abazajya mu ijuru ntabwo bazajya mu ijuru umunsi wo kugenda, bagiye mu ijuru kera.
duhereze Yesu icyubahiro wakoze umurimo mwiza wo kumusaraba. Ntabwo ngiye kwigisha umurimo mwiza wo kumusaraba. Imana yarakoze. Twayihaye icyubahiro twitonze. Nukuri reka mbahe itangazo muba mwarashize. Kubera iki dufite ubuzima bumeze nk'ubwa Dawidi, tubaho iruhande rw'akanwa k'intare. Yaguhindura breakfast. Intege nke zawe ubu barabaye ifunguro rya mu gitondo. Kubera iki batakugira ranche irya saa sita? Ukurikije abadayimoni babi wanyu mu muryango, ubu barakunize, barakwangirije abana. Nta n'umwana wari kuzabyara wowe ngo ubukora bukoze ntabwo wari kuzakora. Kuko satani ukuntu arwana na detail. Satani ararwana akarwanya n'ingohi. Satani ararwana akarwana n'ikibiriti bacanisha umuriro. N'umujura kabombo, n'umunyoni kabombo, ariko ahantu turindiwe harizewe. Sinababwiye ko mabwira batatu abasiriya ndabarangije. Mbabwira abandi babi ni abamowabu. Le Moabiti. Abamowabu aho babera babi ntago bica Abisiraheli, barabahumanya kuko bazi ko agaciro k'abari ubwere holiness, ubwere. Donc bazi ko mu mwuka tugira ubutwari iyo dufite ubwere. Iyo twabutakaje turabebera imbere y'Imana. Icyo bakora bo rero ni ugushaka strategy zo kuguhumanya. Urumva barimo barabaza utumenyereye ngo none ura mukobwa namugenzane ngo mushobore ko nagabye ibitero bikananirana, bakamwira ati shaka ikintu cyamuhumanya. Nahumana arabatakaza agaciro mu isi y'umwuka, uramugeraho ububasha. Siko babigenje mu Kubura 25 babajije umugabo witwa Baramu w'umuhanuzi wari yakana. Ariko Imana impera abahanuza akana. Abahanuzi Imana bahakantu mutazajya murya akana. Namaze iminsi mbasengera 2024 navumbu ikibazo gihari. Iyo uri umuhanuzi nta kantu ugira ako baguhaye kose uramira, winduka nk'indosho cyangwa se umwiko, uhora urya sima utaruhuka kuva kwa mbere kugeza ku cyumweru. None rero wanagera no rwego ugasanga utangiye kuri manganya, ukamena n'amabanga y'iwacu ukayamenera abapagani. Niho rero yavuze ngo shaka abakobwa bambaye nk'abari mu gihugu cyabo, nibagera hagati mu iteraniro ry'abagabo bari abagabo ukurikije imyaka bamaze mu butayu, baza babikundishaho. Mundebe hano ngiye kubikora, mundebe ndashaka mundebe. Baje babikora gute? Nta muntu bikoraho. Baraje muraho neza, Imana yanyu turayemera, ariko bambaye mu buryo butanga ubutumwa. Allo abagore bo mu Rwanda Imana ibandindire, ibarinde kwambara mu buryo butanga ubutumwa butari ngombwa. Uwegeranye n'umudama murebe ariko ntamubwira ijambo na rimwe, umurebe mu maso kugira ngo umwuka waramufashe kubitahana. Hari igihe umudamu yambara mu buryo butanga ubutumwa, kangarukira aho ngaho mutankubita. Ariko Imana izabarinde nta mukristo usa n'indayubaho ntawe. Buri ubukristo budashobora guhindura umuntu muri detail, burwaye akantu. Bwira mwene so ngo ubwo burarwaye burarwaye akantu, kandi bimubwire ntacyo ari bugutware kuko arungutse. Murabona ntabivugana umutima mwiza, murabona se mabwira ngo Imana irabanize, Imana irabakubise, Imana irabavunaguye. Hari ibyo nababwiye, ndimo ndabingingana urukundo, mujye mwambara mu buryo budatanga ubutumwa butari ngombwa. Abagabo ngo babonye bakira ubutumwa bwabo, barababwira bati rero dufite n'inyama zokeje ku biti. Kubwira umugabo wa Isiraheli warwaniye inyama mu butayu uti hari inyama, amerwe bamwe yatangiye kugwa. Ngo barangije itsinda rimwe rikurikira abo bakobwa, bagezeyo basanga ni ibirori byo kurya inyama zaterekerejwe zihumanye, zibahumanya gake gake. Mundebe hano babwire, mundebe hano mwese, umuntu wese andebe. Mu bintu njya ngira inama abakristo, buriya gukundana ni itegeko ry'Imana, utegetswe gukunda umuntu wese, ariko kubana ni amahitamo. Urabyumvishe mama? Gukundana ni itegeko ry'Imana, ukwiye gukunda umuntu wese, ariko guhuza ubuzima n'undi muntu, kubana nawe ni amahitamo. Hari umuntu bana nawe uko muhuye uko mutandukanye ukihana ibyaha nk'ibihumbi 2,000. Utarebye neza n'utuvuta twari dusigaye azatumena.
ariko reba umuntu uhura nawe mwatandukana ukumva ufite ibyaha nka 200 byo kwihana. Imana imbabare umujinya, Imana imbabare matiku, Imana imbabare urwango, Imana imbabarire ndumva doze yirari yazamutse, ndumva mfite ubuhehesi, Imana inyugunyuze. None ugasanga byose byavuye ku muntu. Ukwiye kumukunda ariko ntukwiye kubana nawe. Muranyanze ngo bageze bari inyama zaterekerejwe batangiye guhumana, babatangiye no gusambana, bahasanga ubusambanyi bw'ubuntu. Basambanye rero mugiga sinza aho yari iravuga iti Mose yasigaye mu iteraniro ariko ngiye ntabwo narisigayemo, ngiye kurwanira Imana ishyaka. Njya mbyigisha abakristo nibaguhugura nibakuganiriza ujye wemera, kuko hari ibindi bintu bitavuga ntibyumva ariko birakora kandi byarwanira Imana ishyaka. Kandi ibyo ntiwabihagarika, nibisaba uruhushya ku gipangu, nibyohereza message, nibisaba appointment. Muriho muranyumva? Ntabwo birwara malaria. Hari ibindi Imana ifite abandi bakozi batameze nkatwe, batagira ubwoba, badahamuka, yaguhugura ugahugurika. Ujya woroha, bwira komanga mwerese umubwira ngo ujye woroha. Tugira abantu b'amagayi tajya bemera, kamuhugura wapi, bakamubwira ati wapi utegereje mugiga, kandi mugiga ntibibwira ngo subirayo mugiga. Imana yiha imbaraga zingana nizagukosora, kandi Imana izi urwego rwawe. Ntimuzi se Pawulo ahura n'umucyo ngo warabanjura muzamura, umukoresha ikinyuma, umugeje hejuru amuzamura, n'umucyo wonyine, ngo uramuzamura umugeje hejuru kubita hasi, umaze gukubita hasi uramukandagira, ngo ahita yerekwa Yesu, aravuga turinde mwami nka kwizera. Wazavanamo igikomere, hari igihe gukubita hasi. Mundebe hano none abafite abana bakagira abadamu, bishobora no kugira ingaruka ku muryango wose. Ibaze nk'Imana ikoresheje inzara ihonda umwana igakubita ubuzima, kandi nta wakugirira impuhwe. Ujya mu rugo rw'abantu kubera ko Imana yatanze umwarimu witwa inzara, ugasanga barabimaze, bakakuganiriza ibyo udashaka, batireba televiziyo, inzara iri gutemamara. Bwira mwene so ngo ujye woroha. Nugira Imana ukabona umuntu kwegera, azaba ari inshuti yawe. Jewe nkunda umuntu umugura cyane, kuko ni inshuti yanjye, Yesu ashimwe. Haleluya. Imana rero ibikoresheje mugiga, imaze gukoresha mugiga murabizi byabaye, irabahana, birangije kubahana birarangira. Muriho muranyumva? Rero ndashaka kubabwira ko abamo wabo gahunda yabo kwari uguhumanya. Hano hanze ntabwo umwuka wamo wabo hari. Uwabasiriya ntawe uhari, abahanuzi bene data ntawe uhari. Abamareke se bo ntabahari batema abantu ibitsi basigaye inyuma. Ubwo abandi nanze kubavuga. Abedomu bo bari danje, kubera ko Abedomu ni bene wabo ba Yakobo. Yakanu kabaye baravuga ati wow, twarabivuze ko ni bene wabo, barabana, barasengana, barasenganye, babanye mu rugo rumwe, ariko baratandukana nabi. Icyo bakorera no kuvuga nuguhora bategereje ikintu kibi kizaba ngo bogeze. Baravuga tukurikije ko ntayisinzizwa azarusenya. Bajya bakubona muri korari ukuntu wisinziza amasatara yo gusinzira. Uko kwisinziza kuragaragaza ko dayimoni zarusenya. Ubabamo ababedomu batangiye kubivuga, barabitegereje. Nibiba rero bazavuga ati wow, twarabivuze. Uzi ko abedomu ari babi, ubyina uki, zamuka. Urumva turi mu kinyejana cy'imbaraga cyagorerose nawe. Zamuka. Kugira ngo babone umwana w'umukobwa uri kubyinira Imana neza, bakavuga atarabyina nk'umurofa, uriya bazamutera inda. Ubu rero bategereje ko indi zaza ngo bogeze. Nta mwedomu ujya mwibuke ko no mu rugendo rw'abisere babimye inzira ari bene wabo. Barababwira ati muduhe inzira tuzahanyura, nta kintu tuzaderanje. Barababwira ati jamais. Bisaba yuko bajya gusubira ku nyanja kuzenguruka. Ni bene wanyu ariko badashobora kuguha inzira, ni bene wanyu bahora bategereje ikintu kibi kizaba ngo bogeze. Kandi umuntu wese arabafite. Nta muntu utagira Abedomu, buri wese wateraniye hano arabafite. Iyo akazi gahagaze Abedomu bakamenya aravuga ati arapfa, amenyereye kurya atimbura, nta nubwo arya hondagura imyaka, bagahimba amaterime mabi. Aravuga turi arapfa we, umujosi uravaho we. Abedomu
reka mbareke kandi uwo mwuka hano mu Rwanda urahari niba hari aho hari rero ni hano kuko abanyarwanda bazi no kubyerekana mu bimenyetso uko umunyarwanda ashobora kugutuka agize gutya gusa ashobora kugira gutya ukumva kubwiye nk'amagambo 200 arakubwira turi zeru urize zengure nta kigenda purebure Imana biturinde mu izina rya Yesu haleluya haleluya Dawidi rero yaciye ahantu hose mbabwiye ariko nta namwe yaguye mu rwobo nta namwe intare zamugizeho ububasha nta namwe yasebeye ngo amware nta namwe yakozwe n'isoni abantu hose mbabwiye kubera iki Imana bari kumwe Imana yari iri kumwe nayo aririmba iby'ishyamba yaravuze ngo Uwiteka niwe mwungeri wanyu niwe kuvuga ngo nubwo ndagiye intama ariko hari undi mugabo ndagiye ntabwo ndi jyenyine aravuga ngo Uwiteka niwe mwungeri wanjye sinzakena aravuga ngo ndyamisha mu cyanya cy'ubwatsi bubisi mwituze anjyana iruhande rw'amazi adasuma iyo naniwe asubiza intege mu bugingo bwanyu iyo ngeze mu mayira akomeye anyobora inzira yo gukina kwa kubw'izina rye aravuga ngo naho nanyura mu gikombe cy'urupfu sintinya kuko ndi kumwe nawe avuga ikintu gikomeye aravuga ngo ishimbo yawe n'inkoni yawe nibyo binkumuriza avuga akantu keza muri iyi minsi ndi mu rukundo nako nkababwire ampera keya imbere y'abanzi Satani ariho abadayimoni bariho kuko nibo batwanga bakanakoresha abantu Imana yacu ifite imbaraga zo kuduhera keya itorero ry'Imana rifite keya iva mu ijuru kandi ntizahagarara igihe cyose rizaba rikiri mu isi dufite keya iva mu ijuru mbabwire keya zihari zigera nko muri 5 iya mbere ni amagambo ahumuriza tarasi ando shalos mana we kandekera aho ngaho alashinas maratika Imana ifashe aduhera keya imbere y'abanzi jambo rya mbere ni ibihumuriza hari ibihumuriza byateguriwe abagenzi muvuga ngo barihumuriza bavuga ngo hari ibihumuriza byateguriwe abagenzi hari ibihumuriza byateguriwe abakobwa byateguriwe abasore byateguriwe abagabo byateguriwe abasaza bituruka mu ijuru ngo bikenure itorero ry'Imana haleluya 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 aduhera keya imbere y'abanzi icya kabiri hari n'umutsima ushinzwe kudutunga mu rugendo Imana ijya ibikora Imana igitanga akazi Imana igitanga abana Imana ijya imwakura abantu ikabacomokora muri karande ikabacomeka mu migisha igafata imyanzuro ikomeye Imana igirinda abantu ikabakiza indwara Imana ikababohora iyo ni imirimo duhererwa muri Kristo Yesu reka nekera aho ngaho baduhera keya imbere y'abanzi haleluya antunganiriza ameza imbere y'abanzi mbabwira kandi kantu ndi mu rukundo muri Zaburi n'utuntu tubiri ako kavuga ngo ampera keya imbere y'abanzi aka kabiri kanshimishije ngo ansiga amavuta nta muntu ukijijwe mu isi y'umwuka ujya ugaragaza umwera nubwo yabageragezwa hari amavuta bagusiga mu ibanga uryamye usinziriye hari amavuta shalasi ando talos atolako meretek atolasone hari amavuta badusiga niyo mpamvu mu ntambara tuba dufite amavuta mu bihe bikomeye haba hari amavuta umubyeyi agiye kubyara amavuta bahari badusiga amavuta mu mutwe nta mwera tugira Imana irakoze haleluya 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 kubanira Imana neza ni iki kubanira Imana neza bivuze kwitondera ijambo ryayo twabivuze ni ukwemera ubushake bwayo 100%. yakubwira iburyo ukajya iburyo yakubwira ibumoso ukajya ibumoso bwira mwene so ibyo bintu byumve niho inyigisho iri niho umuzi w'inyigisho uri yakubwira gukata ibumoso ugakata ibumoso hari ibintu bibiri nshaka kubasobanurira itorero ry'Imana rinyuma mu ndebe hano Imana nikubwira ngo jya ahantu ukabona hasa nabi uzabyemere kuko umugisha uzahindura Imana yawoherejeyo ntago abarokore banyumvise ntago muri kunyumva Imana nikubwira ngo erekeza ibumoso uzabyemera uzavane mu bwenge bwinshi
imigisha ibyiza byose Imana yamaze kubyoherezayo. Imana ibwira Abisirayeli bahaye Kanani. Kanani yari iteyite mu ndabano babwira ukuntu Kanani yari imeze. Kanani bwari ubutayu. Uyu munsi Isiraheli ibice byayo ubutayu ni 99%. Mu yandi magambo ntihagakwiye kuba hera. Ariko ibyavuye mu kanwa k'Imana byavuzwe. Imana yavuze ngo iki? Yaravuze ngo ni igihugu muzariramo ibyo kurya ntibiburi. Ubwo ivuganye n'iki? Ivuganye na systeme y'imirire yose. Donc Imana yigize FAO. FAO no muryango wabibumbye ushinzwe gutanga ibiribwa ku isi. Donc Imana iravuze ngo muzaharira ibyo kurya ntibiburi. Ivuganye n'amateke, ivuganye n'amajyane, ivuganye na pome, ivuganye n'ibintu byose. Kandi cyo nkundira Imana mushumba nuko Imana yacu itavuga amagambo menshi. Burya bara abantu muzumva ari kwisubirisha ngo vuga Mana. Ntabwo Imana ari muri FM. Mujye muyireka ivuga ibintu mu bwere bwayo nkuko ibishaka. Hari igihe abantu zibatuburira kubera ko ngo vuga Mana. Imana nivuga ngo uzarya uzamenye ko ivuganye n'amafi yo muri Indonesia. Nazayoba azaca ku kibuga cy'indege bayange akati Kanombe yambuke akate muriho muranyumva nagera no musanza yayobye bazayagarura bayamanure wa muhanda ikubite hariya azamuke ubona kugezeho muri quartier. Muzima bibasobanurira Imana ntihivugana n'ibintu itareba. Ntabwo Imana ari vaco, ntabwo ivugana n'ibintu biri vaco itareba. Ivugana n'ibintu ireba. Murabizi ko Imana ihagarara muri pase, ihagarara hashize. Ikakorera imirimo. Igahagarara naho duhagaze ubu ngubu. Ikakorera imirimo. Ikajya no mu myaka. Arakanu ugiye kubasobanurira ejo bundi kamfashije. Imana ikubwiye ngo gukoreye ubukwe iba yabutashye. Donc ibi bwicayemo. Ibi burimo. Yambaye costume ari coordinateur. Iba yamaze no gutwerera ntago muri kunyumva. Hallelujah. Iyo niyo Mana yacu ndimo ndababwira. Iba yamaze no gutwerera ihari. Hallelujah. Murumva ko Imana itaye ubwoba. Ibihicaye yatwereye ari coordinateur mukuru. N'abanyamirimo bamaze kubashaka. Muranyumva? Icyo busabwa ni ukuyibanira neza. Ikagikubwira ngo uyu mukuremo, uyu mushyiremo, uyu simushaka muri timu azandusha, uyu mushyiremo, igashyiramo abayidororike gusa. Kayimugire ati twara imodoka witonze, genda gace, terura intebe ntawe ubikubwiye, ita kuri bino bintu batabyiba, ita kuri izi mpano, bitahane, nuko nguko bigenda. Ariko Imana yacaku. Haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Imana yacu ni nziza, Imana yacu ni nyembaraga. Imana yacu irakomeye, Imana yacu irahambaye. 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 Iyo twaje gusengera hambaye. Reka mabwira akantu. Ntimuzibeshya ko twaje gusenga Imana ikirutse malaria muri CHK. Ntabwo Imana iri mu kiruko cy'izabukuru. Ni Imana uko yari iri. Ni kwikiri ntihinduka, irakomeye, irahambaye. Irababwira ngo mbahaye igihugu muzariramo ibyo kurya ntibibure. Ijambo rya kabiri ryanejeje. Irababwira ngo ni igihugu mutazagiriramo umuruho. Nk'uwo mwagiriye mu Egiputa. Mu Egiputa mwavomeshaga amaguru yanyu urumva gufuhira imyaka. Ariko igihugu mbahaye ntegetse systeme y'imvura. Ntegetse ibikombe n'imisozi kunywa amazi y'imvura. Urumva bwa butayi Imana itabugize fertile. Kandi koko Imana yashizeho Yerumono. N'uyu munsi hahora ikime gitemba gikwirakwira mu tugezi. Utugezi twa Silowamu bikikubita muri Yorodani. Mu gihe bari gusarura nibwo Yorodani bayuzuye. Urubura ruba rutangiye gushonga rumanuka. Kandi bwari ubutayi 100%. Imana nikubwira ngo jya iburyo, uzajya iburyo niho ibitse ibintu byawe byose. Nukwepa iburyo uzaba ukwepye ibintu byose. Aka kabiri nshaka kubabwira mu ndebe hano. Umuntu wamaze kuzurira ari umuntu wamaze gukunda cyane, abakobwa mu nyumve cyane, uri mu rurave babwiye ko bazamuha karisimbi na muhobora nasabye. Akenshi bigora Imana kuvugana nawe kuko Imana ari imubwire turamuhungu ni isatura. Akavuga ati Imana ni padiri no. Kubera ko yakunze. Ariko wibaza umuntu Imana yagonze umutima igasanga ni isatura. Ntabwo wamubwiriza ntiwamwerera imbuto. Niwatereka ayo maso yatukuri iwanyu kubera ibitoki byonyine ngo bizakunde. Tibibaho. Nimugera mu rugo azahinduka isatura zakwihinduka. Muranyumva?
nibyo rero byabaye kuri Loti. Loti Imana aramubwiye ngo hunga udapfungire ku musozi. Abatangiye kungura inama ibitekerezo. Muriho muranyumva? Arabwira ati waratse nkajya kuri Sowari ko ariho hatanteza ibibazo. Kubera ko Imana itarwana iramubwira ngo genda. Ariko Imana ntiyari yabyemeye. Ageze i Sowari asanga ibyo bakoraga i Sodomu ni Gomora, gushimuta abantu, ubutinganyi, ubugome ni Sowari ni kimwe. Uzi ko yahahunze? Yarahunze ahungira mu buvumo, niho abakobwa ucikura baryamana nawe bamusindishije, abyara Abamoni n'Abamowabu. Yasoje nabi kubera kutumvira Imana. Icyemezo rero cyo kumvira Imana abantu bashobora kutacyumva. Morodekayi yanze gupfukamira Hamani, murabyibuka, arabyanga. Abantu benshi baranamuhugurwa, ngeze muri Esteri mu bice byaho bitatu, baramuhugura bati byemere, ariko arabyanga. Murabyibuka ko Hamani yaraguje umwaka wose, ariko abantu b'Imana barakaza. Reba, kugira ngo ufate icyemezo ku muntu w'Imana bisaba kuraguza umwaka wose. Morodekayi ni sempre araciritse, yibera ku irembo, ariko mu isi y'umwuka atera ubwoba. Mu birenge bye nubwo atambuka havamo ubwoba ufata bari inyuma ye. Hamani ntabwo yapfuye kumufatira icyemezo, yamaze umwaka wose araguza inzuzi zitwa Puri. Araraguza umwaka urangiye baramubeshya bati zariye. Aragenda, yaramufatishije, yasanze ari kare. Mbabwira ibintu byabaye, mundebe hano. Haleluya. Imana yatanze ikiguzi cyari cyo cyose, kubera ko nawe mu gihe cyo guhagarara neza yahagararanye nayo. Akavuga ati no, ntibikunda. Reka nsoze. Yesu ashimwe. Hari abandi bene data baza kuvuga reka nsoze, kandi nkunda gutwara umwanya. Mundebe hano mbivuge nihuse. Nubanira Imana neza, hari ibintu bigera nko muri 5 bishobora kuzakubaho. Ngiye guhanura rero, mukanguka mwakira ubuhanuzi. Ubu ngiye guhanura, ndatangiye kandi nimo mbyandika. Umwuka wera yambwiye ngo andika ko ugiye guhanura. Ngiye ndandika cyane, nanabyanditse, navuze ngo reka mpanure. Nubanira Imana neza, Imana izagukoresha mu mishinga yayo minini, kubera ko ufitiwe icyizere. Ndanezerewe. Haleluya. Nimubanira Imana neza, Imana izabakoresha mu mishinga yayo minini. Kandi Imana igira imishinga irenze yo mwize muri project management. Imana igira imishinga myinshi ariko minini. Izagukoresha kubera ko ufitiwe icyizere. Utakwiba, utakora amanyanga, udashobora kwiteza ibibazo, uzitwara neza. Imana izagukoresha mu mishinga yayo minini. Tuvuge ngo amen. Kandi gukora uwo murimo neza bizakwegereza serivisi z'ubugira neza bw'Imana. Muvuga ngo Imana izakumwakuriramo nawe. Ntiwakorera Imana ngo uzasoze uri icyondi. Siritopure mundebe hano bivuge. Ntiwakorera Imana ngo usoze uri rojyorojyo, uri nta kigenda, uri zezengyure. Ntibibaho. Nta muntu wakorera Imana ngo asoze gutyo, ahubwo gukorera Imana biguhindura ukundi kuntu. Imana yavuganye na Mose gwiki, yaravuze ngo mbwira Abisirayeli hari imishinga nzabakoresha muri bagera mu gihugu. Nzakora ibintu 5 bikomeye mu buzima bwabo. Niba nkorera ibyo kurya byabo n'ibyo kunywa nzabiha umugisha. Niho kuvuga ngo bazajya babirya ariko ntibizabarya. Muvuga ngo ako kantu karanejeje. Kugira ibyo kurya ni kimwe, ariko no kubirya ntibikurye ni ikindi. Byakurya ibiryo, isukari wayinywa nayo ikakunywa, ariko umugisha ushinzwe gukora ikigukwenshinga, kwangiza ikintu cyose kirimo cyakwica. Kandi cyo nakundiye Imana n'umuscientifique mwiza ishobora kuregera isukari kayivuga iti yanyweye byinshi, ariko kubera ko ari umuntu wanjye kandi nzamukoresha umurimo ukomeye, reka nyigabanye. Imana ikigira reducer, ikagenda igabanya isukari, ivuga iti wizamuka ukagotomera uzi kutanyweye byinshi, ikagabanya, ikajya ku mazi ikajya yongera. Haleluya. Torero ry'Imana, haleluya. Muri bino bihe by'izuba rikomeye Imana ikajya yongeramo amazi. Kumva nta nyota, kumva nta bibazo ufite, ukagira ngo nuko utanywehe menshi, naho Imana yigize ishinzwe kukongerera amazi. Muvuga ngo Imana irakomeye. Icya kabiri Imana yababwiye, yaravuze ngo nzakura indwara hagati muri mwebwe. Ngeze ku kintu nashaka kubabwira rero. Ntushobora gukora mu mishinga y'Imana minini ngo Imana yemere ko urwara indwara ziri chronique mu gihe cyo gukora. Ibibaho. Hari indwara zitagufata. Nago muranyumva, murandeba nabi kubera ko mwabyakiriye ngo nzabana nayo. Njyewe Imana yaranganirije cyane. Ntushobora kuyikorera ngo usoze uri kurwana.
uri kurwana na za ndwara ziri koronike zigutindaho zikubabaza zigutera agahinda. Ba Mose bagiye basaza amaso y'abakireba areba kuko nta mwanya yari afite wo kuryama wo kujya mu bitaro. Ese muranyumva? Reka mbihorere. Imana ije ibikora. Bibiliya iravanga igiti cyose cyera imbuto Imana icyanganya hamahage. Hari ibintu Imana ivanamo ngo umuntu arusheho kwera imbuto. Reka mvugane n'abaririmbyi. Murabizi ko turi mu kinyejana cy'ubuhanga. Allo ndabona mutanyumva ariko muzanyumva. Ni ikinyejana utagomba kurya ibintu by'ibivuzo. Ugomba kunywa kamukaru kanyoni koresha siporo. Adonai Shama haleluya ukanihumisha ukiriza ukareba niba emosiyo ziza. Nicyo kinyejana turimo. Iyo udafite ubuhanga kubera ko ari kinyejana cy'ubuhanga utumira abantu hakaza umwe. Nta waza kumva ibyawe duhita tujya kuri YouTube tukumva ibyo muri South Africa. Ntago abarokore banyumvise. Ntabwo Imana rero yatuma usaza urwaye bronchite kandi ari wo himba ubwo se wazayata kuti. Ahubwo Imana igenda inyorogoshura kajwi karirimba baritoni akazamo aruto soprano wamanuka no kumva jewe mundebe hano simwana ko ndi muto ndavuga ubu nshobora kuvana mikrofone nkajya mvuga uri inyuma gashaka kumeneka amatwi kandi sinjya ndwara bya bintu mvuga ngo nasaraye auna naraye ijoro ryose mvuga no mukanya ndajya kuvuga iwacu nejo nzavuga nejo kugeza ku cyumweru mara imyaka y'ubuzima bwanjye mvuga ahubwo uko mvuga cyane nkabyara Imana umusaruro nkava mu rusengero nafashwe nibwo mvuga numva rizi kubera ko mwijuru barabizi ko kugira ngo ntange umusaruro ndarikeneye umuriro nubura bizagenda bite birutse kujyana na kora rinini murayizi mwese ntayo mbabwira tugeze ahantu hari ibihumbi birenga 12 by'abantu umuriro uragenda ariko narababwiraga nabo nimugire ikibazo cyijwi ngiye gushyiramo imbaraga. Haleluya mwese batamina muranyumva mbona baranyumva ndakomeza umuriro wansanzemo hagati kandi sinarwaye sinarembye hauna mubyizera gutyo cyangwa ntago mubyizera. Nimutizera Imana gutyo mukayifata nka rojyorojyo ubuzima bwanyu buzivanga mu rojyorojyo. Imana idufashe mu izina rya Yesu. Imana izabakoresha mu mishinga yayo minini. Icya kabiri haleluya Imana izakwiyandikaho igukure mu yandi marisite muvuga ngo kiraryoshye akako kararyoshye ni ingingo iremereye. Uzi Imana kugucomokora kwa Ruiza na Paulina kavuga ati ngucomokoyeyo kandi ibintu byose byabaye byiza Imana irabyiyitirira. Mwarabyumvise? Iyo umuntu yaguye Imana neza ntabwo Imana ishaka ko yitwa umusinga umuzigaba uwo kwa runaka uwo kwa Karasira iti vuga iti mwana wanjye rata ngucomokoye kwa Karasira ngucometse muri njyewe uzajya ubarurirwa ku ifishi yanjye muvuga ngo biraryoshye. Uwo muntu nta bibazo byinshi agira ibiciro niyo bizamutse mu ijuru barazamura niba habayeho ibibazo mu ijuru bafite ukuntu bamurinda. Haleluya Imana igucomokora ku yandi marisite. Mwarabibonye ko ibintu byose byawe byiza Imana ibyiyitirira. Na korari iyo bagize ibihe byiza Imana aravuga iti korari nta muntu wayishinze ni njyewe Uwiteka wayishinze kandi aya masengesho nta muntu wayateguye ni njyewe wayateguye. Nuba mwizarira Imana izakwiyitirira muvuge ngo zabugize igisekuruza gikomeye gifite amasezerano yemereye kikinyamaraga igisekuruza gifite imigisha idasanzwe igisekuruza gifite ibihe byiza. Haleluya mubare mbabwira utuntu tubiri nsoza. Akambere Imana ivugana nanjye muri 2025 sindimo mpanurara yarambwiye ngo hazatera ibyorezo biza bitunguranye kandi bifite dayimoni ijijisha ku buryo umuntu bamupima akamusangamo igifu ora atari igifu agahora ku binini by'igifu. Kandi koko Imana yanjyanye mu byanditswe nsanga harimo dayimoni ijijisha. Murayibuka wa mudamu waje gushaka umwami Yesu afite umwana ugwa mu muriro akagwa mu mazi ubwo ndimo ndabwira abasomyi ba Bibiliya yarahageze abibwiye umwami Yesu ntago umwami Yesu yabwiye igicuri nicyo bari baramuvuje niyo miti umwana yarariye. Reba iriya myaka yose ukaburi ku miti y'igicuri atari cyo urwaye ari dayimoni ijijishiriza mu gicuri. Abantu bareba ibimenyetso kwa mugabo ati urwaye igicuri oro ntabwo ari cyo
noneho umwami Yesu agiye kubikora yaravuze ngo dayimoni ndagutegetse genda. Urumva yavumbuye dayimoni kwijijisha. Ariko abaganga n'abandi bantu bamuvuye bari baremeje ko arwaye igicuri. Muzi ko hari indwara abantu bagiye kurwara bakajya bivuza ibinini, bakagira za farumasi mu rugo, bakaremba, inkorora, bronchite, indwara yo mu buhumekero, igifu, umwijima, ikibyimba cyo mu nda cyatangiye kuzamuka, ariko wagenzura ugasanga ari dayimoni igira gute. Abantu baguye Imana neza yarambwiye ngo hejuru yaho abaganga bagejeje ako kanteye ubwoba, ngo Imana yo ifite y'ubundi bumenyi batagezeho, ngo izagikora mu bubiko bwayo, iza n'uburyo bwayo. Inyibutsa Yeriko, irambwira ngo Yeriko yari ndende irinzwe cyane, kandi bari bahinduye tekinike Abisirayeli bazi bamenyerezo kurwanisha. Ariko Imana ihuye na Yosuwa yamubwiye ngo iki? Yaramubwiye tumva uburyo wowe ntugende ujya kurwana nk'umusirikare, ubabwire bazenguruka. Nibazenguruka bazenguruke bantekerezaho gusa inshuro 6 bacecetse, ku nshuro ya 7 bongere bazenguruka izindi inshuro 6, inshuro ya 7 soza inshuro ya 7 barangurure ndayiritura. Imana ntiyayishenye. Munde abantu babwire Imana niyo ifite uburyo abahanga batigeze bageraho. Nuyibanira neza hari ibintu izagukopeza ugasanga iyo ukoresha uburyo bwawe ntibyari kurya. Munde abantu babwire no mu gihe turi kurera mu buryo bukomeye Imana izagukopeza uburyo bwo kurera abana. Ntabwo ari kubahonda nk'iwanyu kujya kwita nakuvuna. Umwana azakubwira ati ndakurega mu murenge, uramuhohotera, uzasanga amaso yararize uvuga uti kano kana akanara kabyaye, numukubita bazagusaba kumupimisha unamuvuze kuko uramuhohoteye. Ntago abana bagikubitwa, ariko Imana yagukopeza uburyo wabareramo mu bugwaneza bakajya bagukurikira nk'intama zikurikiye umwungeri. Mu ijuru bafite uburyo. Hari umugabo umwe yararwaye, arwara indwara ituma yambara pampa. Yaranganirije arwara indwara ituma yambara pampa, ngo arivuza. Uzi ikintu cyamuvuye? ururabyo rwo mu rugo iwe. Imana yaramubwiye ngo yaramusubira amubwira ngo ufate amazi y'akazu yaze ushyire mu rurabo, cyangwa ururabyo amabi y'ururabyo rw'iwawe mu rugo wicaremo urahita uba muzima. Yarambwiye ati nicyo gitangaza nabonye kigenda n'amaso. Namenye ko Imana igira uburyo, igira ibintu amahanga batazashobora, igira ibintu abanyabwenge batazashobora, kandi muri domene zose, mu bukungu, mu buvuzi, mu mibanire, mu ngo, muriho muranyumva, mu bukumi, mu busore, mu burezi. Imana ifite ibintu yasigaranye ngo bisobanure ko ari yo Mana. Haleluya. Imana ifite ibintu yasigaranye bisobanura ko ari yo Mana. Mani take ufarisi. Iyo niyo yari yanditse ku nyandiko nari abahanga bose bizi Babuloni mu ishuri rikomeye. Ariko umugabo ubabwa mu mwuka w'Imana zera ahageze asoma ibyo batagezeho biga. Nibari barabyize gusoma inyandiko zitagaragara neza, ariko mu ijuru amayoberane, ibidashoboka, ibitumvikana, ibitari ku murongo, ibidahuye. Haleluya. Imana ibifitiye uburyo bwabyo. Wabanira Imana neza. Reka mvuga icyanyuma Imana yambwiye. Ni ibintu bitanu Imana yambwiye ariko byose ntago mbivuga. Ndavuga icyanyuma. Nsoze dusenge. Ndashaka kubabwira yuko Imana yarambwiye ngo turangiza 2024 ngo umubi yakurikiye abantu ngo bucece, ngo ashaka gusoza imigambi ye mibi atashohoje muri 2024. Kandi Imana imbwira amagambo y'ubuhanga, irambwira ngo Satani si umusitari mu isi, arashaka kwifashisha ubuzima bw'abantu ngo amenyekane muri karitsiyo, mu cyiciro cy'ubukumi n'ubusore, mu badamu. Arashaka kwifashisha ubuzima bwawe, ubuzima bw'urugo rwawe kugira ngo amenyekane, kuko mu bintu afitiye ihungabana nuko atazwe. Toko yinjiye mu isi nk'igisambo. Murabizi kugira ngo umuntu yinjire mu isi mu buryo officiel agomba guca mu mugore. Satani haba hari umudamu wamubyaye uri hano, mwese mu bihakane ngo ntawe.
urumva yinjiye mu isi mu buryo butari officiel, yinjiye mu isi mu buryo butazwi, mu buryo nk'igisambo. Muranyumva? Urumva nta cyangombwa cy'amavuko yabona, ariko Satani arakomerewe. Ni nayo mpamvu hano nigeze kwibabwira ko ndabisubiramo, ntimukirukana abadayimoni nk'abasirimu. Wenda kwirukanye mwize kati, wenda kwirukanye ngo genda glory to God. Bwira mwene so ngo uwo mwiryo ureke. Ntabwo dayimoni yagenda bamwirukana nk'ikijuru, kuko iyo utinze atwara teremusi kandi bigusubiza ku isoko. Ntabwo muri kunyuma. Ntabwo bamwirukana muri masters ngo you know Satan, ngo I cast away the name of Jesus. Satan. Ntabwo bamwirukana bakoreshe mu nda zero ngo you know, ngo urambona ngo mfite taye nk'iy'abamisi mu nda zero. Urambona Satani ndakubwiye ngo genda wabwahagirana. Kumwirukana bisaba gushirika ubute kuko n'umujura w'ingufu. Bisaba kuyakanura. Iyo aje kanuye amaso urakanuka murenze. Kandi mu ruhande rwawe nturi wenyine, uri kumwe n'Imana. Ntabwo mu ruhande rwacu turi twenyine. Ko bitadayimoni ugasohora ukaniga ukajwigereza ukajugunya pfiri. Kandi Imana ibyo bintu muvuge ngo birakora. Birakora bigira imbaraga. Kandi n'Imana yabishaka ko tugira uwo mwete. Ndakumenaguye, ndakuvunaguye, ndagusoye katika jina la Yesu. Wambaraga mbiwe ndakwirukanye, ndagufatamira, ndakunyaga ubutware, ndakumenagura, ndakurimbura. Wirukanye ku bana banjye, wirukanye ku butware, wirukanye ku bana, wirukanye ku mufasha wanjye, wirukanye mu kazi kanjye. Dayimoni ndakuriza. Imana izigatera kashe. Ko birira avuga ngo icyo tuzahambira mu ijuru bazahita batera kashe. Dufite peo y'Imana, itorero niryo rigira peo y'Imana. Murabyizera? Imana rero ambwira ngo Satani yakurikiranye abantu bucece, ashaka gusohoza imigambi mibi. Imana nibwo yampaye amagambo yo mu Kuva ibice 15 umurongo w'9 n'uwa 10. Irambwira ngo Farawo yarabakurikiye ngo abafatire, aravuga ngo nzabimarira agahinda, nkuri inkota mbarimbure, umutima wanjye unezerwe. Muze ko yasoma neza, nshobora kuba ntabivuze neza, ariko ni igitabo cyo Kuva 15:9. Hepfo ku icumi akavuga ngo wawishije umuyaga. Urumva Farawo aje afite imigambi n'amagare n'amafarashi, ariko kubera ko Imana iri mu iteraniro imutanze gukora. Imana rero ko yarambwiye ngo abantu bari kumwe nayo Satani azahora afite imigambi ndetse muzanayumva bayivuga, ariko nta kizabatwara kuko Imana izajya ihora imutanga gukora. Muvuga ngo ndanezerewe. Reka nsoreza, ndagira ngo dusenge. Imana ibampera umugisha. Ntugire ubwoba, imigambi hari ni myinshi, ariko Imana izajya imutanga gukora. Uzi ko Imana yahujije umuyaga mbere yuko Farawo ashyira mu bikorwa imigambi. Haleluya. Ngo barokeye nk'icyuma cy'isasu mu mazi y'umuvumba. Hembere yaravuze ngo Uwiteka we, mu byitwa Imana hari Imana ihwanye na, ukwera kwawe niko kuguhesha icyubahiro. Ngo baririmba we, ngo ayo mashimwe yavuye ku nyanja agera mu Edomu, arakomeza agera mu Filisitiya, agera mu Mowabu, bose ngo babyumvishe barayagara bashya ubwoba. Ndagira ngo dusenge. Niba ubuzima bwawe utaguye Imana neza, imibereho yawe iri ku manga ndende, ikintu wakora muri uyu mwanya ugatangira kubaho ubuzima umeze nk'ubw'abandi babayeho bamaze gushyira imibereho yabo mu Mana neza, ni ugufata ubuzima bwawe ukabuha Imana. Naho ibyo wasenga byose utabaniye Imana neza, abadayimoni bazakina mu buzima bwawe, bazakuniga uko bashaka, bazakugira ikibuga na stade bakiniramo bahaza, kuko nta burinzi ufite, nta gitinyiro ufite. Mu isi y'umwuka bakureba nk'umuntu usuzuguritse. Ndagira ngo dusengane Imana. Ndashaka gusengera umuntu uvuga ati Imana, ndumva ntakubaniye neza. Ushobora kuba ukijijwe, ushobora kuba udakijijwe, kandi ikinshimishije nuko serivisi z'umwuka wera zegereye abantu kurenza uko mbegereye. Hari ijwi riri kuvugana n'ubuzima bwawe, riri kukumenyesha uriwe. Wisinzira mama, wisinzira Satani atakunyiba. Wisinzira. Hari ijwi riri kuvugana nawe, rikubwira ngo nyamara ntabwo ubaniye Imana neza. Niba hari